inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse 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 inshuti ya Yesu. Ya nshuti bakundwa ba Evangelize Le Monde TV, turabasuhuje kandi twongeye kubaha ikaze mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde. Imana ibaho umugisha. Yarekana none tubonereho umwanya wo gushimira mwese abamaze gukora subscribe kugira ngo nyine mutazajya mucikanwa n'amavideo yacu dushyiraho. Nawe rero niba ari bwo bwa mbere wenda ugeze kuri iyi channel, nakubwira ngo ukande ahanditse s'abonner cyangwa se subscribe, wiyandikishe kuri iyi channel kugira ngo nyine ukomeze wagure umuryango mugari wa Evangelize Le Monde. Yansuhuje mwese rero abadahwema nyine kutwereka ko turi kumwe, mudukurikira, baduha comment, abatubwira ko bafashwa n'ibyo tunyuza kuri uyu murongo, ko nkuko nyine twabyemeje ko umurongo wacu wari uwivuga butumwa. Mwese Imana ibaha umugisha, mwese abaherereye ku mugani w'i Burayi, mu Bufaransa by'umwihariko aho dukorera, ndetse no mu bindi bihugu nyine bituranye n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibihugu biri kure muri Europe. Kandi dusuhuje batwumva bari muri Canada, muri Australia, muri Amerika. Ndabizi ko aho hose tugiye dufite inshuti zidukurikira kandi zibitwereka, ariko by'umwihariko dusuhuje abari muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abari mu bindi bihugu byose bya East Africa bumva ururimi turi gukoresha. Imana ibahe umugisha. Ya rero nyine umubwiriza Salomo yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo, ngo hari igihe cyo kwishima, igihe cyo kubabara, igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa, igihe cyo guseka, igihe kitari cyo guseka, ngo ikintu cyose kiba gifite ikindi gihe cyacyo kigisimbura. Ibihe byicara bisimburana. Ubu turi kuvugana twebwe, ubu turi nijoro, ariko hari ahandi bibaye ku manywa, hari ahandi bibaye mu gitondo. Isi yacu niko iteye, isi yacu niko yubatse, nuko Imana yashatse kubirema. Njyewe hari igihe njya ndeba ukuntu biteye, uburyo izuba riba riri kuva, ahandi imvura iri kugwa, hamwe bakaba baribuze, ahandi barifite ryinshi, ryabaye ryinshi. Nk'ubu twe dufite ubukonje bwinshi cyane, bwinshi, ariko ahandi nyine usohoka kabisa ukumva akabeho karagukubita, kari kugera mu magufa. Isi rero nuko imeze, iyo hamwe hari amahoro, ahandi aba ari intambara. Iyo bamwe bahaze, hari abandi baba bashonje. Iyo bamwe barwaye, hari abandi baba batashye bavuye mu bitaro cyangwa ari bazima. Iyo bapfushije, hari ahandi baba babyaye. Iyo bamwe bari mu byago, abandi baba bari mu birori. Isi yacu nuko imeze. Nabyise ngo ni désordre organisé. Urebye wabona ko ari ibintu biri désordre, ariko mu buryo burorganize kuko uwabihanze akabirema gutyo, yabiremye mu buryo nyine nta gihe na kimwe kigongana n'ikindi. Niba uri mu gihe cyo kubabara, urababaye. Niba uri mu gihe cyo kwishima, urishimye. Kandi kuba wishimye ntabwo bishatse kuvuga ko abatuye isi bose ubwo baba bishimye ngo nuko wishimye, ubwo uba wishimye ari bo. Muri aka kanya rero ntabwo mbazaniye inkuru nyine n'ubundi y'ibyishimo. Turi mu gihe cyo kubabara. Hari umuntu wavutse, Imana yemeye ko anapfa cyangwa se atabaruka, kubera nyine nababwiye ngo isi yacu niko yubatse. Ya rero nk'umuryango mugari wa Evangelize Le Monde, umuryango mugari w'abavugabutumwa, umuryango mugari w'abakristo, umuryango mugari w'abantu baba bariganye, umuryango mugari w'abantu mwakoranye umurimo w'Imana,
uyu yitwa Risi Mukamukunzi. Hari abamuzi wenda mwariganye muri primaire, mwariganye muri segonderi, muri universite se, cyangwa se mwabanye mu murimo w'Imana. Uyu Risi yavutse ku itariki 2 z'ukwa 10 1980. Urumva ko yari akiri muto. Avukira mu mujyi wa Kigali. Avuka ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 5. Primaire yayize Gikondo i Kigali, segonderi ayiga Intendezi i Cyangugu ndetse no ku Kigeme ku Gikongoro, arangiriza Lycée do Kigali. Aho niho ubwo mvuze aho yize kuva muri primaire kugira arangije nyine ubuzima bwa segonderi. Uyu Risi yakomeje muri universite yakiye, ahava rero ajya kwiga hanze cyangwa se mu Bufaransa mu mujyi wita Le Havre. Niho rero nyine yaje gukomereza amashuri ye. Risi rero akaba yaraje ageze mu Bufaransa nyine akaba yaraje gushakana n'umugabo babanaga ubu witwa Olivier Charrier muri 2007 cyangwa se mu 2007. Bakaba bari bafitanye abana 2, Naomi ndetse na Mateo. Ya rero uyu Risi icyo namuvugaho ni impamvu nababwiye ngo umuryango mugari wa Evangelizero Monde TV ubuze umuntu w'intwari, ubuze umuntu ukomeye. Nuko uyu Risi icyo nababwira yari inzu y'ibitabo. Ntabwo nabara umubare w'ibitabo yasomye kuko yari afite amareferanse menshi cyane. Ikintu cyose wamubazaga yahitaga ajya muri referanse akakubwira ngo ibyo bintu biraha n'aha. Ni ukuvuga ngo impamvu tubabaye cyane, aho yari atuye mu mujyi wa Rouen, ni umujyi uri mu yindi ntara y'Ubufaransa bita Normandie, ni muri centre. Donc yari yaratwemereye ko agiye guhagararira cyangwa se kudufasha umurimo w'Imana wa Evangelizero Monde, agasa n'uduhagarariye mbese aho ngaho mwuriya mujyi yaratuyemo. Kandi byari byaratangiye, muraza kujya mureba ibiganiro twagiye dukorana, indirimbo twaririmbanye za nyuma, kuko mu byo yakoraga nk'umurimo w'Imana yakundaga kuririmba cyane, guhimbaza Imana, kuramya Imana. Ndetse ndabyibuka rwose ko bwa mbere adusura atangira ivugabutumwa rye mu mujyi dutuyemo wa Strasbourg, ndibuka indirimbo yagiye atwigisha, ndibuka amagambo yatubwirije, byose nyine bikadukora ku mutima. Izo ndirimbo rero twari turi mu mwanya wo kuramya Imana, turi mu mwanya w'amashimwe, turi mu mwanya nyine wo gukoresha impano yo kuririmba yiwe, noneho dufatanya nyine kuramya Imana. Ngira ngo abagiye bakurikira ibiganiro byacu twagiye dushyiraho wenda mu ntangiriro z'uyu mwaka, ngira ngo izo ndirimbo cyangwa se icyo kiganiro baba baragikurikiye, ariko nkigaruye kugira ngo nongere mbibutse ngo mbese Risi yindi. Mu buhamya bw'abantu benshi rero twagiye twakira, burya ijambo ry'Imana riravuga ngo urupfu rw'abakiranutsi, urupfu rw'umukiranutsi cyangwa se rw'umuntu w'Imana ngo ni ibirori mu ijuru. Mu ijuru nyine impundu ziba zavuze, kubera ko urupfu rw'uwo muntu ngo aba ari urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Niko Dawidi yavuze ngo urupfu rw'umukiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Rero byaje kurangira nyine mu gihe twashakaga gutangira ibikorwa birimbanije bya Evangelizero Monde nawe dufatanyije, nibwo nyine yahise afatwa n'uburwayi, aho yabashije kwivuriza mu bitaro bigiye binakomeye. Ibyo yivurijemo hano Strasbourg mu Bufaransa, ariko aza gukomeza n'ubundi ajya kurwarira mu mujyi yari atuyemo n'umuryango wa Rouen. Akaba rero yaraje gutabaruka nyine ku cyumweru ku itariki 4 2022 nyine. Nagiye nganira n'inshuti ze nyinshi, abo babashije kwigana, abo bakoranye umurimo w'Imana, bamwe na bamwe twagiye tubona, bakagenda nyine bampa ubuhamya bwe. Muzagenda mukurikira wenda
bindi biganiro Evangelize Le Monde izakomeza kubategurira, kubera ko iyi nkuru tuzakomeza kuyibagezaho, ndetse turateganya ko n'umunsi wo kumuherekeza bwa nyuma tushobora kuzabinyuza en direct kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde. Rero Evangelize Le Monde TV ngewe by'umwihariko ndetse n'abandi bose mpagarariye, nifurije nyine umuryango we, abavandimwe be, inshuti ze bose Evangelize Le Monde ibafashe mu mugongo, kandi rwose ibifurije gukomera mu bihe nk'ibi. Ijambo ry'Imana Dawudi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wenyine, utajya ubura kuboneka mu byago n'amakuba. Birashoboka ko wenda wagira ibirori akabura, birashoboka ko wafata diplome ntaboneke, ngo ariko iyo umukiranutsi mu byago n'amakuba by'umukiranutsi ngo Uwiteka ni umwungeri, donc ntabwo mwene aho ngaho ajya habura. Uwo rero utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba, nifuje ko yakomeza umuryango we. Yari afite mama na papa, nifuza ko mwakomera. Yari afite abavandimwe, nifuza ko abavandimwe barisi wenda bazakurikira iki kiganiro. Mbifurije gukomera, mwakira amahoro y'Imana atangwa n'Imana, akomeza imitima yanyu. Kandi rwose ni ukuvuga ngo twebwe icyo biba bidusigiye nk'abantu bakiri muri ubu buzima ni ukwibaza ngo mbese twebwe iherezo ryacu niri, kuko nababwiye ngo hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese muzima ikinyabuzima cyose kiriho ku isi gifite n'umunsi ntarengwa cyakiriweho. Muri ibyo binyabuzima natwe turimo, gusa aho dutandukaniye n'ibindi binyabuzima byose ni uko twebwe nyuma y'ubu buzima hari ubundi, ariko ubwo buzima tuzabamo nyuma y'ubu tugomba kubutegura tukiri muri ubu, kuko uyu mubiri twambaye umeze nk'ikote. Nge Felix muruzi, ntabwo ndi Felix original. Felix original ahishwe muri uyu muruzi. Uwa original rero ni uzabona Imana, ariko kugira ngo azabone Imana abiterwa n'uyu nguyu muruzi uko yabashije kwitwara igihe wa undi original yari akemurimo. Niyo mpamvu rero umuntu atajya apfa gupfa gusa, ahubwo aba yimutse. Amen. Ndibuka mu minsi ya nyuma, kubera ko twagiye tubana cyane n'inaha, turi gukorera ibi biganiro ko se wato yaratuye, harimo amasaha 8 n'imodoka, hari nk'ibirometero byinshi, ariko ndibuka ukuntu mu minsi ya nyuma nko guhera mu cyumweru gishize azataha ku cyumweru, ko yatashye ku cyumweru, ndibuka ukuntu yafashe initiative yo guhamagara umuntu wese ahari, ngira ngo yari afitiye contact, agenda musaba imbabazi. Mwene data, niba hari icyo mu gihe twabanye, mu gihe twavuganye, niba hari ikintu ntaba naragukoshereje, niba hari ikintu kitagenze neza, gusabye imbabazi, umbabarire. Ayo niyo magambo yamuranze mu buzima bwe bwanyu, ati mbabarira. Donc yaranzwe n'ikintu bita gusaba imbabazi gusa, gusaba imbabazi, ku buryo rwose numvisha bintangaje, ndetse ndanavuga ngo ni ukuri koko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umwana w'ubugingo arahari. Kuntu yagize rwose iyo initiative, yewe hari n'aba yahamagaye kabiri, niba abaga yibagiwe aho ari ko yazibasabye cyangwa se wenda batamubabariye, akamagara nka none, neje akongera agahamagara ati nagiraga ngo nanone wongere utekereze neza niba hari ikintu cyaba kitaragenze neza mu gihe cyose twabanye cyangwa twavuganye, nanone wongere umbabarire kandi n'Imana imbabarire. Ibyo bintu byankoze ku mutima cyane. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ukuntu itegura umuntu wayo, ishaka gucyura, ikamucyura neza nyine, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo azabishyira badafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Rero mu by'ukuri dushidikanya, Imana yo yarangije kumwakira, ahubwo twe no kwibaza ngo ese twebwe abasigaye iherezo ryacu rizabiri. Dukora ijambo ry'Imana ryaravuze, Dawidi yaravuze ngo icyampa iherezo ryanjye ngo rikazaba nk'iry'abakiranutsi, rikazaba nk'irya mwenabo.
abo ngabo bikontorora ku gato na kanini, bakamenya ko iyi si batazayitindamo, bakamenya ko ubuzima bwabo bugeze ku iherezo, bakikontorora bagatunganya utuntu twose batatunganije. Wenda we yanagize ayo mahirwe yo kuba yaratinze kubona ko nako yagize ayo mahirwe yuko yabashije kubona igihe cyo gutekereza, ariko hari abahitanwa n'impanuka, hari abaryama bagasinzira ntibakanguke. Niyo mpamvu dukwiriye guhora turi maso, kuko hari igihe ayo mahirwe twe tutazayagira, wenda yo kumenya ngo ese ni ibiki nkwiriye gutunganya ko ndi kumva iherezo ryanjye ryegereje. Ahubwo ukwiye guhora witunganya nk'aho uzi ko ryegereje ndetse ari ejo. Nibyo byiza, mbese ukabaho mu buzima bwiteguye gusanganira umwami wacu Yesu, yaba impanda ivuze cyangwa se urupfu rugarutse. Twari turi kugaruka rero ku rupfu rw'uyu mushiki wacu, rw'uyu muvandimwe Risi. Rwose dukomeza nyine kwihanganisha mwese, abari inshuti ze, abari bamuzi, umuryango we n'abandi bose, abatari bamuherutse wenda bari bamukumbuye, abo babanye muri Afurika batari bamuherutse cyangwa batari baherutse amakuru ye. Mwese mugiye kumva iyi nkuru wenda n'abaguyeho mutari mubizi, mwese mugire kwihangana, Imana ikomeze imitima yanyu. Ndumva nasozereza ku ijambo rero rivuga ngo riri mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 13. Ni ijambo rimenyerewe cyane ariko riri mu isomo rikomeye. Ravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihata yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Kadusubiremo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo igize ute, ibakurikiye. Imana ishimwe. Nibyo koko ibi bintu, ubundi urupfu rw'umukiranutsi iyo ubyumviye mu mwuka wumva birimo surajoma ukuntu, wumva mbese iyo ubyumviye mu mwuka wumva disi baruhutse imiruho yabo, disi imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ariko nanone ko basigaye iyo manke, uko kubura umuntu wawe birababaza ukuntu. Niyo mpamvu rero dukomeje kubihanganisha, ariko tunababwira ngo nimuhumure, imirimo yakoze yose, imirimo yakoreye Imana ijyanye nawe, imuherekeje. Kandi nitutagusari abacu twabuze tuzahurira nabo muri bwa bwami, aho tutazongera gutandukana nabo. Imana rero ikomeze imitima yanyu, ikomeze bagirire neza. Ubwo izindi gahunda zose Evangeliste Le Monde irahari kugira ngo izakomeze kugenda ibagezaho gahunda zose uko zizagenda zikurikirana. Shalom, shalom.
neza kwagira neza inshuti nziza nawe bahwanye turi muri we n'amahoro amya neza kwagira neza turi muri we n'amahoro turi muri we tuguwe neza turi muri we turi mu rukundo rwe kunda Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa rukundo Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa rukundo Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa rukundo Yesu umwana w'Imana Yesu yemeye kwitanga ababarirwa urukundo nzaririmba rukundo Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa rukundo Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa rukundo wankunze rukundo Yesu umwana w'Imana yemeye kwitanga ababarirwa haleluya yeah. nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye yewe nyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya oya
nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye yewe sinyiyoberwa inzira nyuramo umukiza ukomeye kuko nezerwa muri yo kuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye uhagaze nisunze umukiza ukomeye ubwa neza ndikumwe n'umwami wanjye nisunze umukiza ukomeye oya umutima wanjye ntabwo uhagaze kuko nisunze umukiza ukomeye ubwa neza ndikumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye oya umutima wawe uhagaze nisunze umukiza ukomeye ubwa neza ndikumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko
cyane. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye, inshuti za Evangelize Le Monde cyangwa MTV. Imana ibahe umugisha mwebwe mudukurikiye, abazakurikira iki gitaramo cyo guhimbaza Imana, igitaramo cy'indirimbo. Dufite byinshi twashimira Imana nk'uko twabiririmbye mu ndirimbo yo twibutsa aho yadukuye, tukareba n'aho itugejeje. Tubura icyo twavuga, tukavuga ngo mwami turagushimira. Umuntu wese kugira ngo afite icyo yashimira Imana, Imana tugirire neza. Amen. Amen. Iyi myaka turimo ni imyaka isi yahuye n'akaga, kandi kaza katareba katarobanura. Ari abategetsi barumirwa, abaturi intwaro z'intambara babura ikintu bakora, babona ntibakwegura intwaro. Abategetsi babandi basanzwe ari abantu b'abahatari, abadigitateri, babura ikintu bakora. Abakire bafite amafaranga menshi ku makonte, babura ikintu bakora. Abakene nabo babura ikintu bakora. Ariko kandi se twebwe nk'abakristo iyo tubonye mwene ibi, tukabona ibyorezo za covid, tukabona inkingo abantu batavugaho rumwe, tukabona abantu bapfa umusubirizo ku rwego rwo hejuru, twebwe nk'abakristo ubundi bigomba kudusigirira isomo. Twebwe nk'abakristo isomo dukuramo ni uko tugomba guhanga amaso yacu ku Uwiteka, kuko niwe wenyine ufite igisubizo, kandi niwe wenyine ufite urufunguzo rw'ibizaba. Niwe uzi imbere hacu ukuntu hameze, niwe uzi kandi ibyo dukwiriye gukora n'uko tugomba kwitwara. Niyo mpamvu tugomba kumugisha inama, tukabaza umwami wacu icyo dukwiye gukora umunsi ku munsi. Amen. Umwanditsi wa Zaburi Dawidi yigeze avuga igisigo nkunda cyane, yabivuze nk'umuvugo. Aravuga ngo yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ngo ariko Abisiraheli bavuga none. Ngo yaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ngo ubwo abantu baduhagurukiraga, ngo baba baratumize mu mubiri tukiri bazima, ngo umujinya wabo uba waracanwe kuri twe, ngo isuri iba yaratembye rwose ku bugingo bwacu, ngo amazi yihindurije aba yaraturengeye cyane. Ngo ariko ijambo yavuze ngo ubugingo bwacu ngo bwakize nk'uko inyoni iva mu bigoyi by'abagoyi. Bishaka ngo iva mu mitego y'abayiteze. Kurya utega inyoni ubundi kugira ngo inyoni yeshate cyangwa ihunge umutego iyo awugezemo, c'est pas évident. Niyo mpamvu Dawidi yashatse kubigereranya, aravuga ngo bwakize nk'uko inyoni iva mu bigoyi by'abagoyi. Ngo ikigoyi kiracitse, ngo natwe tuvamo turakira. Ngo gutabarwa kwacu ngo kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Arenzaho rero aho yavuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ngo ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Ngo abanyamibabaro babyumve bishime, ngo bafatanye nanjye guhimbaza izina rye. None akantu keza, ngo nashatse Uwiteka aransubiza, wagize ubwoba nari mfite bwose, ngo abamurebyeho bavirwa n'umucyo. Ngo mu maso habo ngo ntabwo hazagira ipfunwe iteka. Ngo abana bato ngo ndabinginga ngo kubaha Uwiteka, ngo kuko abamwubaha batazagira icyiza bakene. Akandi kantu ngo imigunzu y'intare, imigunzu y'intare se liyonso, ibyana by'intare, ngo bibasha gukena no gusonza. Ngo ariko abashaka Uwiteka ngo ntibazagira icyiza bakena. Ngo abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Niba bishoboka ko intare zasonza, ubundi biba byakomeye, kuko intare ni inyamaswa ya mbere mu guhiga. Ariko ngo nubwo ari inyembaraga gute, ngo ariko ibyana byayo bishobora gusonza no gukena. Ngo ariko abashaka Uwiteka
bazagira icyiza bakena. Amen. Aurélien Houvera disait la fait. Mais celui qui cherche l'Éternel ne manquera Rien. de rien. Amen. Amen. Ya, tubahaye ikaze muri iki gitaramo cyiza, igitaramo nyine cyo kuramya Imana nk'uko twabyemeje ko tuzajya tukibagezaho. Rero njyewe wenda abayica amaze kumenya ariko hari uwafungura mashine ye cyangwa telefone aribwo bwa mbere. Njye nitwa Harerimana Felix, mukunda kubana mu biganiro bya Evangelize Le Monde ku ishami rikorera ku mugabane w'i Burayi, kubera ko dufite n'ishami rikorera mu Rwanda Kigali. Rero ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabibwira kugira ngo abamubonye aribwo bwa mbere nabo bamenye ngo ninde turi kumwe muri iki gitaramo. Nanjye nitwa Lucie Charrier. Amen. Nkaba ndi umudamu Yesu yagiriye ubuntu, kandi nkaba nifuza n'ubundi guhimbaza Imana nishimira iyo neza yangiriye ikampa agakiza. Ineza ye bayibonye ababisha bangose. Wankoreye byinshi mwami, sinzi uko nabivuga. Ndagushimira. Wankoreye byinshi mu buzima, sinzi uko nabivuga mwami. Ndagushimira. Uri Imana ikiza indwara, uri Imana y'ibidashoboka. Ndagushimira. Uzi imitima yacu, abw'icyubahiro mwami. Ndagushimira. Wankoreye byinshi mu buzima, sinzi icyo navuga gusa. Ndagushimira. Wankoreye byinshi byinshi, sinzi uko nabivuga. Ndagushimira. Uri Imana ikiza indwara, uri Imana y'ibidashoboka. Ndagushimira. Nibuze imitima yacu, habwa icyubahiro. Ndagushimira. Nakwitura iki, o Jehova, ko wakoze imirimo ikomeye. Nakwitura iki, o Jehova, ko wakoze imirimo ikomeye. Akira mwami, akira, akira, akira ishimwe ndagushimira. Akira mwami wanjye, akira, akira, akira ishimwe ndagushimira. Wankoreye byinshi mwami, sinzi uko nabivuga. Ndagushimira. Wankoreye byinshi mu buzima, sinzi uko nabivuga. Ndagushimira.
nubwo navuga indimi ibihumbi ibyo ntibihagije gusa ndagushimira nubwo navuga indimi ibihumbi ibyo ntibihagije n'ubushimwe ndagushimira uri Imana ikiza indwara uri Imana y'ibidashoboka ndagushimira ni wowe umenya imitima yacu kandi umenya ibidukwiye ndagushimira iyo nibutse ibyo wankoreye iyi myaka irangiye ani ndagushimira iyo nibutse aho wankuye aho umwana w'umuntu atari kubura ndagushimira iyo ndebye nawe ungejeje umwana w'umuntu atari kungeza ndagushimira kandi iyo nibutse aho wankuye umwana w'umuntu atari kubura ndagushimira iyo ndebye nawe utugejeje waturinze indwara z'ibyorezo ndagushimira wakwitura iki Yehova ko wakoze imirimo ikomeye nakwitura iki Yehova ko wakoze imirimo ikomeye akira 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 ishimwe ndagushimira akira mwami akira 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 ishimwe ndagushimira akira icyubahiro akira 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 ishimwe ndagushimira amen 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 ya Imana ibaha umugisha cyane kandi tubifurije gukomeza kwisunga amaboko y'umwami wacu Yesu Kristo. Tubahishiye byinshi rero, tubahishiye byinshi, agenda iruzuye y'ibintu tugomba kubagezaho cyane cyane muri uku kwezi kwa 12 kurimo n'iminsi mikuru yo gusoza umwaka ndetse n'umunsi mukuru w'abakristo wa Noheli. Niba utarakora subscribe mu mwanya wawe kandi izi video uko zibonye ujye uzipartaja kugira ngo dufashe kugeza ubutumwa bwiza kure twebwe aho tutagera wowe hatugerere kubera gupartaja gusa. Yesu rero abaho umugisha na tuzagaruka tuzongera tubane kandi Imana ibaho umugisha. Tubifurije gufashwa n'ibyo dukora, ibiganiro byacu kugeraho bigukura naho bikujyana. Kuko izina ryacu riri ni Evangeliser le monde. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga buriya tugenekereje twavuga ko ari iki Evangeliser le monde, no kubwiriza amahanga. yego tubwirize isi amahanga. Donc ni ugushaka guhindura isi kurushaho kuba nziza, sibyo? Abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kandi ngira ngo niyo miso Yesu yadusigiye. Rero mugende mu mahanga yose ubwirize ubutumwa bwiza. Byo mwanyumvanye namubigishe abandi nabo bazabigisha abandi gutyo kuzageza igihe Yesu azagaruka. Twe turi gukora umurimo wacu
turi mu cyo Imana yaturemeye. Ngira ngo iyo umuntu ari mu murimo w'Imana aba ari gukora icyo yaremewe. None se wowe uri gukora iki? Umwanya wawe ukoresha iki? Yesu abaho umugisha. Basi niba nta nacyo we dufashe guparitaje. Shalom. Shalom. Amen. Amen.